Hi love. Hi, meze neza. Debe kunutsa neza. Neza. Shiri bite? Bite bro. Bro, none se nge ndambarira. Se yaraguhite muri ya ry'umweru se? Diriya. Iriya ry'umukara. Ry'umukara. Ndamwari ko keza. Nasira mukara urusha ubwiza n'iriya ry'umweru. Nesa baba. Ry'umweru ry'umweru ariko ndabona ari byo byiza. By'imbere y'umukara. Yaravuze ko bazambara ikigo. Allo? Oui. Meze neza nta kibazo. Sale yabonetse? Okay, ndaje nyirebe. Si hahandi? Okay. Ndaje mu kanya rwose. Sawa. Dira ry'umukara n'umwe reka ari ryo tuzanzafata. Sawa ndaje. Shiri ninde? Ngiye kureba sari. Ale reka tujyane, sibyo? Wakihangana nkaza gufatira ibipimo munda. Ntabwo dutinda mbabarira. Sibyo ihangane ntabwo dutinda. Sari zari zabuze reka tujye kureba ndetse tugaruka. Hanyuma baby nizeye ko meze mwabo. Umva ntabwo dutinda mwihangane, sibyo? Ale twihute tujye kureba. Izina rya Yesu. Ubaye iki? Bwira ko wuzuye amaraso. Ni iki? Bwira yewe ni iki? Ni iki? Emile birarangiye. Inde? Emile birarangiye. Inde? Huyu ntabwo binde? Emile wanjye. Emile wanjye. Emile. Urwikinyoma. Ntabwo ushobora kumva ibintu bibaye none mu buzima bwanjye. Ntabwo uri kubona amaraso mfite. Aya ni amaraso ya Emile mama. Natekerezwa ko na Emile ko yapfuye. Emile arapfuye mama, sinzi impamvu utari kubyumva. Tuza. Imana ishimwe. Uri kubona ko ntabwo bwanjye ngaragaza amaraso ya Emile. Imana ishimwe ndayishimye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko nishimye. Emile ruhuka mu mahoro. Uri gushima Imana twishe umuntu. Nusajya ngo tumugire dute? Uri gushima Imana twishe umuntu. Na n'umuntu se? Aya maraso ntabwo azankurikirana njye ubwanjye. Ko wagiye wambaye imyenda itasa gutyo ugarutse wambaye. Mama byancanze umwenda nawe nambaye wose wabaye amaraso, biba ngombwa yuko nyura ku bazunguzaye bakamaga t-shirt. Nabuze ukuntu mbigenza nyine none ari kugenda mu muhanda n'amaraso. Cyari ikigeragezo kiri mu buzima bwacu, tugeze Imana turagikiza. Ahubwo Imana nishimwe nihimbaye. Imana ndagushimye aho uri mu ijuru ushimwe. Mama kwica umuntu ntabwo ari ibintu byoroshye. Kurikirana umwana wanjye ameze gute? Kandi mbwiza ukuri rwose. Umwana wanyu rero bitewe n'amakuru batubwiye yakiriye, sinzi nimba nibuka neza batubwiye ko yafashije biriya bibaho cyane kubera ko bisa nkaho ari sirikwi kuko urumva we bikubitiraho yuko atabasha ubwonko bwe ntabwo bubasha kuhita bibwakira ako kanya, akahita habaho ikibazo cyo gufetinga cyangwa se gusinzira by'akanya tutazi igihe avira muri biriya. Sinzi ukuntu uza kwifisha nawe nimba ari ngo traumatic shock. Traumatic shock. Ahubwo se arapfuye byanyabyo cyangwa nta nubwo apfuye? Babona narabyo ubwari wowe ukaza ngo arapfuye. Wabonye ko yashize umwuka? Yo bwanjye nsize bamujyanye muri morgue kuko ninjye wo mwiteruriye. Mama aka kanya ubu ngubu ari muri koma. Ayisabwa igihumure. Ariko reya nawe. Yarakunze yinjiyemo ubwo ronga gwinjye. Mama ngibyo ni uwo mutima ugira buryo bwose. Ngiye usikomeze nk'umuntu wahamutse nasoni. Uhahamuwe n'ikizi? Uhahamuwe n'iki? Kujya ngaho rero. Aya yose sama. Ahantu nyuze hose byonyine ngiye ndayikino. Araje gushireho.
Nasura uraguma. Hari uko ntagize se ngo nkarabe. Ukeka ko ntayishakishije ahantu nkaraba no ku matuwarete. Ahubwo nanjye sinzi niba batari wenda nuko amahirwe aragisida. Kumbe nuko ufite umutima umeze gutyo mama. Ntabwo tuzi neza igihe ashobora kumarira muri koma. Nese Ariko nabo bundi ntabwo yaviriye imbere mu bwonko se. Oya. Ntabwo yaviriye imbere. Ndakumva. Bari bafitanye ubukwe. Nuko ubwo yari agiye kwigera ikanzu ngo arebe n'ibiki byose. Nyine ahita yumva icyo kibazo cy'impanuka kibaye n'ibiki byose ariko none undi kwibaza. Umusore yapfuye. Nanjye ntari muri koma. Ese ndarindira kugira ngo tuzashyingure umusore. Umwana yavuye muri koma turamushyingura kandi umuntu w'umugabo none nampurisi umuganga wangiriye nawe. Oya, none se wamenye igihe azavira muri koma. Icyiza ni uko mwahita mushyingura. Ariko ndeba wahamutse umugani wawe wanahahamutse. Wumvaga urupfu rwo ruri bugende rutari bupfate. Ngiye muri ngiye numvaga nshaka kwapfa napfe nyine. Ngo amaraso. Arakugumaho se azakugumaho iteka n'iteka. Natava uyu munsi n'ejo azava. Izi nizo nzozi za mbere ngize mbi mu buzima. Ngize ngo korota kandi nayo ari ibintu. We nabuze ikemera azize. Emile azize ibyo yabonye. Emile iyo utabona ibyo wabonye ntabwo upfuye. Mama Amene ndi gushima Imana ko Emile yapfuye. Narendi gusingiza Imana mvuga ngo Mana ushimye ko Emile avuye mu buzima bwacu. muri kuzana ibintu by'Imana muri ubu buzima bw'aba. Ariko si muranashimana nta so nitwisha umuntu. Ukeka ko Imana we izagushyigikira. Abapfa bose ajya abandi ntago babarirwa abapfa bose babishwe n'iki. Ahubwo nshaka kumbwira ikintu ku kindi uko byagenze. Okay. Byabaye yapfuye. Amaze gupfa bigenda bite? Yagiye he? Amaze kugera kwa muganga byagenze bite? Meyo uri kwa muganga we aryamye he bimeze bite nicyo ugiye kunsobanura kandi ubuvugana umutima utuje. Urupfu ni nkurundi, cyo wa mbere upfuye, sinaye wanyu mupfuye. Gupfa se n'iki? Abapfa buri munsi ntago ari abantu. Ikibazo rero umwana nta n'umuryango yagiraga nitwubwira afite nk'umuryango. Kuko ngo ibintu byose Umukobwa cyangwa wapfuye? umukobwa n'uwanjye n'umukobwa wanjye w'ikinege please. Ubwo n'uwapfuye niwe Upfuye. Ariko nawe namufataga nk'umwana wanjye. yego. Kumva nimba umuntu yitegura kuba umukwe wanjye kandi nkaba nta nenge nigeze mubonaho kugeza n'ubwo muhaye akazi mu ruganda rwanjye ngo akoremo. Ni umwana wanjye. Umwana wanjye. Urumva twe turakora ibishoboka tumwiteho turebe ko byibuze yavamo hakiri kare nubwo tutazi igihe yaviramo ariko turagerageza. Okay. Yego. So ibi nisabwa ni ibihe bise nibi nawe ngo umwana mumubona biri kunanira namubwira tuna transfer hanze agiye i Burayi bari gukora ikintu cyamara. Hagize igihinduka twababwira nta kibazo. Ubu urabona ngewe ntuje. Niya nkimara kumubwira yuko umugabo wapfuye. Niya ugayisabwa igihumure. Ubwo Ndi mu bantu bateruye Emile. Ndi mu bantu bamuteruye. Ako kanya. N'aya maraso nta yandi ntayisize nyine ndi kumutera. Ubone n'ijosi rya naze. None si umuntu apfuye hari ahandi bahita muri morgue. Ntabwo ari muri kugushoka. Ujye gukaraba atazabona. Wiguma kuyisiga. Wari muri morgue. Ni mari. Nagumemo. Emile. Ahubwo byanze bikunze mugomba kumushyingura. Ndetse umushyingura. Wamushyingura njye ndimo. Iyo ngomba kuba ndimo rega Emile yari umuntu wanjye. Ariko ratete. Yari umuntu wawe ra. Ntabwo sinzi. Nubwo kizigera cyinshi. Waba utakumya kwisiga ibyo bintu. Ariko ibyo bintu ndabyisiga gute ko undi mwana ko yapfuye wowe ndeguri no gushinya. Agapfirimo. Waturishije umutima. Ubugiye umyaka ufite ukungana uko n'ubwambere mvise ngo umuntu yapfuye. Ni n'ubwambere mbonye umuntu yapfuye. Kugira ngo byembe. Ariko si ubwambere mvise abapfuye. Amatangazo nta cyo buri munsi cyangwa amaposta ariko wagira ngo si umuntu wa mbere wishe. Nge ndica. None se ko numva we ntacyo bikubwiye kandi nuko arakwiye gupfa. Yarakwiye gupfa. Hari ikindi. Tuza muri byo gukara byo bintu.
jya gukaraba jya gukaraba Mia, urakangutse. Doctor! Doctor! Mia, urakangutse. Doctor! Mia, reka nzari mukanda. Tuvuga ngo akimara gukubita umutwe hasi yagize traumatic shock ariko kuri aho bigeze nta kibazo twizera ko nta kibazo ahubwo wenda Emile se yaboneka Emile araje okay turamushaka Emile araje wa umuntu uri muri situation nk'iyi ikintu akeneye abagomba gushyira Emile wenda ibindi turabibwira muri office wenda reka mbaho umwanya mugana Emile araje ndashaka Emile tuza urose ngukise tuza urose nguki ibuze ko narose ngo Emile yakoze impanuka ngo agapfa ngo n'ubukwe bwacu bugapfa nzanire Emile dade nzanire Emile hano uri kwa muganga kwa muganga nshaka Emile ariko Emile ariko se tuza Emile ufite ikihe kibazo ko wambaye ibi bintu shyira hasi ibi bintu Emile mufite ikihe kibazo umeze gute Emile shira ko umeze gutya ko ufite ibi bintu shyira hasi nirekura ibi bintu rekura ibi bintu ndabimubwira rero Emile reka njye kureba Emile
nzajya kureba Emile. Oya, umvikana. Ntivanga. Sibyo? Emile. Uva. Ihangane, sibyo? So, umwana nimero ya telefone. Please, umwana nimero ya telefone. Nase uriya mukobwa afite ikibazo cyo mu mutwe. Ihungabana. Afite ihungabana. Umpa nimero zawe nta kibazo. Nese ndaguha nimero ntazishakira iki? Ndagusabye. Ndagusabye impa nimero yawe. Ese wansobanuriye afite ikibazo cyo mu mutwe. Hari serivisi nshaka kuzamura. Kuko rimwe na rimwe iyo ndi gukora upanga mba numva ari gusakuza ngo Emile. Nibyo. Noneho impa nimero yawe, then hari serivisi nshaka kuzamurira. Serivisi? Yes. Ndakwinginze. Mana Jessica afite ikibazo cyo mu mutwe. Mpa nimero. Afite ikibazo cyo mu mutwe. Mpa nimero. None se uri se? Kandi papa we. Umaze igihe kinini ukoreramo hano? Umaze igihe kinini ukoreramo aha ngaha? Ntabwo ari kinini cyane. Ntabwo ari kinini cyane. Okay. Oya, no, ntugire ikibazo kandi merci beaucoup. Sibyo? Okay, Imana ikumugisha. Ujya usenga? Ujya usenga? Rimwe na rimwe. Okay, gusabye amasengesho. Ariko iby'isi nabyo abakiri tuzarira, abakiri turire. Urwikinyoma, 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 mbabarira, urwinyoma, urwikinyoma, urwikinyoma. Jenona. Yesu uraza ntuvuge. Semana yanjye. Sheri ntabwo rero baduhembye nanone. Wiki? Ntabwo baduhembye. Batubwiye ko bazaduhemba muri iki cyumweru iki ngiki tugiye gutangira. Agusa ubundi uri mu biki? Buri gihe ngo ntabwo baguhembye, ngo ntabwo baguhembye, ubundi uri mu biki? Mu biki se urumva ari amakosa yanjye Sheri? Reka genda. Nese ubundi wabana tuzabaho dute hano? Ntitujya, nta inzara yenda kunyicira hano mu nda. Si uri mu biki koko? Ndabizi. Ariko nanone tukomeze twihangane, no sinakora iki. Ubu wakwihangana utariye? Mu gitondo nta kujya saa sita, nta kujya tugize amahirwe tubona ibya nimugoroba. So muri ubuzima ngenza akomeza kubamwa abanza nabyihanganira giyewe. Oya. Hanyuma se uragira nkora iki Sheri? Ukora iki? Niba bataraduhemba uragira nkora iki? Reka tujye tuvugisha ukuri. Ese ubundi iyo wirebye ubona umaze iki? Ubona umaze iki? Ako se ko utangiye kumbwira nabi. Baby. Utangiye kumbwira nabi. Byumve ntago nakomeza kubyihanganira. Nicwe n'inzara. Ako se. None se uragira nkora iki? Batubwiye ko kino cyumweru tugiye gutangira aribwo bazaduhemba.
uragira nkora iki koko kandi sinjye nyine n'abandi dukorana nta muntu n'umwe wahembwa. Iyi nzu y'abandi urayishura iki? Akuzi ko tumaze kugira mu mezi 3 urishura iki? Kandi odamaze iminsi aza komanga mubwira ntahari. Urumva bizagenda bite niba dusohora hano none turajya he? Usibye ko nakwihanganiye mu rugo bino nta kintu na kimwe babiziho. Urumva nta kintu na kimwe babiziho, bazi yuko turi mu buzima bwiza nka bumwe bwa kera. Nyine ukomeze ujye ubereka imyenda wambaraga mbere myiza se ntukiyifite, ukomeze ujye wambara neza. Urabona amaherezo azaba yayo. Ngiye nikuyeho umwana wanjye, umwana muto, ndamujyana kugira ngo basabone kuba habona we yumata. Bakomeza kumbwira ngo bazaye kunsura nkomera kubabwira nti ntago duhari bitwatembeye nahise urumva nzabesha kugeza igihe ibibazo byose twaciyemo nuko natakaje akazi keza, natakaza akazi kamembaga amafaranga menshi bigatuma njya gukora abahana mu meza y'umutwe muri he. Aha, yes Patrick, nahageze Tangiye kureba bya byigomeka byanze kunyishura. Reka Manuel amaye nkare urugi rwanjye usikorwa nyamaye. Ese musigaye mungurishiriza n'ibyuma bigize urugira? Ese abahano ntabarimo? Yewe mwiriwe. Okay, mukomere cyane madam. Makuru yawe mugisha ari hehe? Neza uyu munsi ndabasohora mu nzu yanjye. Priave ntabwo yarangiye kutavuga meze bite? Mugisha ari hehe? Ntaho hari. Oh yarahari. Mugisha na uri wa ntabwo mu kazi. Mugisha nta uri mu none iyo muganiriye mwumva inzu yanjye mwarayigaruriye se bimeze bite nyine ko mutama amafaranga yanjye? Nyene uyu munsi umva buretse gato ngiyewe amafaranga ndi gushaka nayo amezi mwabayemo. Ntabwo nshaka amafaranga y'ukwezi kukurikiraho kuko murama amafaranga yanjye mbasohore. Priave yararangiye mwiyongeze ndi murifuza iki? Ese ubundi madam ubundi nkubaza uriya mugabo wamukuye hehe? Umugabo udabasha kwishyura inzu ese ubundi araguhahira? Kugira isoni se araguha buriya Mugisha arahaha. Njya ngo usanga mukenda kamwe buri munsi ese ubundi uba wumva uri ari umugabo? Uba wumva ari umutekereza ukwezi kwa mbere kurashize, kwa kabiri kurashize, kwa gatatu kurashize mumbereye mu nzu. Ese iyo utekereje wumva wari umugabo uzagutunga? Ako nago baramuhemba mu kazi. Birandeba ko bamuhemba. Wowe rero reka nkubwire, nkubwire nyine uretse gatoya. Uriya nta kuntu twajya tubipanga tukisohokera. Undi Mugisha urabona hari ukuntu bimeze nabi. N'inzu naye guhera ubuntu ukajya uyiberamo ubuntu. Ariko ugakora ukareba uburyo ki watandukana na Mugisha tukajya twipangira gahunda zacu. Gusohoka urabizi se? Uriya Mugisha rero gusohokana urabizi? Je nagusohokana gahunda zose ebana nkazaza nze kumenyera. Nubwo ndi kwihuta ubwo ntegereje igisubizo cyawe. Uzansubiza se? Imeze bite se kuri icyo gitekerezo nguhaye? Akibazo nzaba igisubizo. Oya ndashaka kunsubiza nona cyende mfite gahunda neza. Ariko ubundi umuntu mwiza nkawe umeze gutya ubaho nabi gute nka Mugisha? Urabona no umuntu uciriritse uri hasi cyane, ushobora kuba zazubona kandi ariko kose gusohoka buri weekend nkabikumenyera nkawe. Se Mugisha kuva yagushaka yagusohokana. So ndi kwihuta ndashaka kugira ngo hari ibintu nshaka kujya gushyira ku murongo. Wowe nsubiza ngende nzigisubizo nyacyo. Birashoboka ko twasohoka se dupanga umunsi se? Naryarese muri weekend. Ego. So okay, naribi turi buze kuvugana. Wamaye agatelefone kawe se nimba bishoboka? Nta telefone mfite wenda usaza kundeba hano zareba umugabo adahari. Okay, reka nihute turashaka uburyo ki twihengeka gato tubipanga sibyo? Yego, nakoze. Ariko nutubahiriza icyo kintu muransohokera mu nzu siko bimeze? Nta kibazo turabireba. Okay, kandi uri mwiza? Nakoze. Sawa.
mbaza ugira ubwonko cyangwa babugukuye muri igipampara ashyiraho ngaho umuntu arakubwira ibintu byose ugahita nta kibazo ibintu byose urikiriza ibise ntago ari uba wabiteye ibi ngibi ntago ari uba iyo uba wishyuye njye mbasuzugurwa gutya reka nkubwire ntukanzane nk'ubugoge si ubundi uri umugabo reka ngereyo nkubwire madame umugabo umwe ni ngombwa kwishyura 25 ibintu byose mwaganiraga nabyumvaga barakubwira gusohoka ngo yego nta kibazo ibintu byose bakubwiye ese reka nkubaze kuri kugenda uhinduka madame kuri kugenda uhinduka uragira mbikoreho iki mbikoreho iki niba udahaha wabuze ayo kwishura inzu uragira mbikoreho iki we niwo kwifatira umwanzuro ubundi ubona umaze iki niba ubura 25 ukayabura uraza umbaza iki ibi byose ndi guhura nabyo nubona amagambo utangiye kumbwira kubera ko nsigaye nkora akazi katamemba amafaranga menshi ariko nyamara wirengagije ko nigeze kubaho umuntu ufite amafaranga sibyo okay nta kibazo madame nta kibazo komeza witwara uko nta kibazo niba ari byo bigoresheje amahoro nta kibazo ndabambaza iki kuri bose ibyo bintu bikoze gute ibintu mubwira ni ibyanyabyo urabeshya nari umujama mu kigo sibyo ntihagera kizi ibyana birasara aho tugiye mu kavumu burakotoye ese njye n'icyana buretse mwana njye nanye n'icyana nari nanakanyweye nyine kwa kundi umuntu yirabyaga kwa papa stamina n'agatayemo ndaza ndi furifo nyinisha icyana bukiye abajama barambwira ati wakoze ibiki kumbi ndabyinishije umukobwa wanjye mu kigo mubwire hari ikibazo mfite kose kuki umeze neza uzana ibibazo nyine nkubaze Emile afite ikihe kibazo tuvuge ko atigeze abwira Mia ko Emile yapfuye twanamushyinguye kweri kuva naza hano ntago Emile yigeze aza kunsura sibyo no ayoke njye nabonye Emile aranyirengagiza yanga kumvugisha sinzi ibintu yambaye ni Emile yasaze umeze neza kimeze neza ese muganga si yavuye hano akavuga ko ameze neza twanataha ibaze ko Emile dufitanye mariage namubonye ntanansuhuza mbaza ngo yasaga gute nk'imbobo nubwo ushobora gutekereza ko ari Emile wamubonye yego wamubonye he hariya hanze yambaye imyenda y'abaganga abakirina sure yasho Daddy meze neza meze gute bavuze ngo meze neza ubu twataha nibyo nawe meze neza nawe meze neza nta kibazo so nta muntu ugeze hano ari kunshaka umuntu oya nta muntu ugeze uhagera kereka nimba yaje nyine kumwe na Ari twenyine kuva kare kuva nagera hano nta nabonye meze neza ariko twese Daddy kwisi ugenda uretse gatoya wese umeze neza wase meze neza okay ndabwira iki atano twagira ngo afite ibibazo afite pressure mubyara ikinege ubundi niba byaranze ngo mujyanye indera ntabwo ari ikibazo cyo kujya indera no ni okay reka musobanure ukuntu byagenze yari afite umukunzi ariko byumva umukunzi bagera igihe cyo gupanga ubukwe ku munsi w'ubukwe umukobwa agiye kwigera ikibazo umuhungu bagombaga gushyingiranwa akora impanuka arapfa mu gupfa umukobwa akimara kubyumva yahise yikubita hasi nyine ahita ajya muri koma umva ko bitandukanye n'ibyo watekerezaga urikumva ko mubonye hariya nyine natwe ntabwo twamwereka abaganga nyine batubwira ngo gahoro gahoro ibintu bizagenda biza gahoro gahoro nibyo natwe twizera ko bishobora kuba kimwe n'uko bitanaho bitewe n'imipango ya Nyagasani ntabwo twayivuguruza impamvu rero yakubonye agahita aza yirukanka akanakubobera akanakugurira amagambo yose
kakubeshye nanjye narakubonye ndikanga kubera ko urikanga usa n'umusore witabye Imana hamwe izina rya Yesu ntabwo ngiye nsa n'abapfu toka kanigendere oya uretse gato kandi ushobora kuba wumva ko ibyo ndi kubwira ari ukubeshya ariko yes dore ifoto ye ngiyi urabona uyu muntu mudasa ntabwo bishoboka witegereze neza urabona uyu muntu mudasa manaki yes uyu muntu turasa pe murasa n'undi wese wabyereka ahita avuga ati uyu muntu barasa sibyo ko we ndabona nta masusa afite ya njye urabona ko ufite amasusa ariko urabona ko umusatsi we wegeye imbere gutya ariko ahandi hose n'ubwanwa n'iki n'inzobe byose ni wowe buriya rero siko Imana ni umuhanga cyane buriya Imana ibifite ahantu izanyuza imigambi yayo izanyuza ibisubizo byayo ariko twebwe abantu ntitubashe kubibona use ko nzi ko papa nta mwana yabyaye hanze none se wavuze ko yitwaga Emile wowe witwa nde njye nitwa Mugisha numva ko okay icyo ndi twakubitindaho cyane gusa abantu barasa bajya biteramo urwenya ngo umuntu afite abantu 7 ngo kuri isi basa uko wenda tubare ko muri abo 7 nawe urimo muri abo ngabo basaga na Emile so ibyo ndi kuvuga ngo Imana igira ukuntu inyuza ibisubizo byayo mu bantu cyangwa mu kintu cyangwa mu bintu runaka ku buryo umuntu ejo cyangwa ejo babona umuntu yahinduye ubuzima bakibaza ngo uyu muntu byagenze bite yego Mugisha ndakumva iki nicyo gihe cyawe kugira ngo uhindure ubuzima uve muri kano kazi ukora ndabizi kaguhemba amafaranga make yego karagutunze ariko ntabwo kabasha kurangiza ibintu byose ubukeneye ariko unyemereye icyifuzo cyanjye yego ubuzima urimo bwahinduka gute se Emile yakoraga muri kampani yanjye mfite uruganda yes uruganda yakoraga mu Rwanda ari n'umuhanga cyane so ndi wowe warize wabara niki narize uko mbona narangije university what narangije university anglais uravuga icyongereza nta kibazo français n'igifaransa ndagerageza n'igiswahili ndagerageza ibintu byoroshye cyane hanyuma umukozi yibye muri kampani twese baratwirukana ubu kumbona nta n'iperereza rigeze rikorwa nyibuze ngo barebe ntabwo mbisi njye nahise nza gushaka nyine akazi kandi hano ko nimbura umunyabwenge kwandi hano kwa praying CV bayiye bakabona ko ari iki boss narapurayinze narananiwe inkweto zanjye zose ntunze mu rugo zarahengamye kubera ingendo kugenda n'amaguru ubwo nagize amahirwe mbona ahangaha hari umugangakazi ubanga umuforomo kwize ku kigo kimwe niwe wandangiye ahangaha arambiye ati wowe pfa kubura ahangaha akazi aho kugira ngo ujye wiga ibintu byoroshye cyane umugisha n'undi ukuriho njyewe nyemerera icyo ngiye kugusaba ngiye guhindura ubuzima buri kintu cyose gishoboka ni iki rero mbwira icyo kintu niriye urabona ko umukobwa wanjye yakubonye agahita abona Emile neza se waje tukaganira kanitawe umuntu ndaje muvugisha bareba bose baragiye ikibazo gihari se dukoze ibyo hari ikibazo gihari dukoze ibyo ntabwo bishaka ubaye iki Emile asutse gute
rimwe urw'ikinyoma urw'ikinyoma